nkuko rero twabibateguje mu minota ya nyuma dusoza iki kiganiro, reka twerekeze Musanze team, reka tubakire tubahaye ikaze. Of course dukeneye kubona amashusho yo mu Kinigi, Kirunga Sabyinyo, ku birenge byacyo decoration zibari ziri ari decoration muri kino gitondo. Hari akazuba ndetse n'akayaga gahereye. Mood ni ukwita izina. Pio, waramutseho? Maurice, mwaramutse neza, Kigali mumeze neza? Inyuma yawe ndumva amashyi, ndi kubona utudarapo. Ni ibiki byifashe bite? Bwira cameraman wawe asubire inyuma aduhereze, afungura ishusho tubona aho ngaho uko byifashe. Afungura ishusho turebe mood ya Kinigi muri kino gitondo. Wowe urabutubwira byifashe bite, bipanze gute? Maurice, murakoze cyane kuduha umwanya hano mu Kinigi. Nkuko koko ubivuze, turi mu kibuga kirimo neza mu ntanzi z'ikirunga cya Karisimbi, ahagiye kubera umuhango wo kwita izina ku nshuro 19 abana b'ingagi 23 bavutse muri uyu mwaka. Wari umaze kubigaruka rero, urabona ko abaturage ahangaha bamaze kuhagera. Ni ikibuga kiza guteraniramo abaturage barenga ibihumbi 30, barimo abaturage bahanga muri turere twa Musanze, akarere ka Burera, Nyabihu ndetse na Rubavu. Abaturage bavuye muri site zitandukanye, ariko by'umwihariko n'abashyitsi baturutse mu mihanda itandukanye y'isi yose muri rusange. Ndagira ngo nkubwire ko muri rusange abaturage bishimye cyane, banezerewe, nkuko nawe wumva morali rwose iri ku rwego rwo hejuru. Abaturage bazindutse masaha y'isa 9 za mu gitondo, bari bazindutse baza ahangaha kugira ngo mu by'ukuri baze kureba uko ibirori biza kugenda uyu munsi. Ni abaturage banezerewe, bishimira iterambere bamaze kugeraho, bishimira ibikorwa remezo bamaze kwegerezwa, bishimira imbaraga zashyizwe mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. None uyu munsi u Rwanda rukaba mu by'ukuri rumaze kugera ku bikorwa by'indashyikirwa bifatika, ari nabyo bateye nyine uyu munezero wo kwishima. Ngira ngo uko nawe ubumva muri inyuma yanjye baranezera, bavuga bati u Rwanda tuzarwubaka, mu ndirimbo nyine zigaragaza amarangamutima yabo muri iki gitondo. Pio, uratwumva? Ndabumva neza. Nagira ngo udufashe umuntu ukurikiye Waramutse Rwanda muri iki gitondo, urimo kuvuga ati nubwo ntagiye mu Kinigi muri iyi gahunda yo kwita izina abana b'ingagi, ariko amenye neza ahantu abantu bateraniye ni munsi y'ikibuga cya Sabyinyo cya Karisimbi, bari exactement. Ariko nanone ubwo urabona dushakira n'umwe mu bazindutse. Nahoze ndimo ndatekereza ngo turaza kubaza, dore saa 3 zirabura iminota mikeya, ariko umuntu arebye arabona abantu bamaze kuhagera ni benshi cyane. Wenda n'umuntu anashatse yanavuga ngo abagomba kuhagera bose birasa naho bamaze kuhagera, wenda nemazi nibo batarahagera, cyangwa se abaza kwita abo bana b'ingagi amazina. Abo bazindutse bo barimo baratangaza iki? Ni iki bishimira? Wa mugani wawe nkuko turimo kubabona barimo barabyina, hari morale. Urakoze cyane, reka mbatembereze koko iki kibuga kigiye kuberaho uyu muhango. Nkuko koko mubivuze, harabura amasaha make kugira ngo uyu muhango utangire. Iki kibuga kiraza guteraniraho 30 nkuko nabibabwiye. Bari rero mu ntanzi z'ibirunga bya Sabyinyo, harimo n'ikirunga cya Muhabura. Abantu benshi barahaza ahangaha mu Kinigi. Nkuko rero koko wari umaze kubigaragaza, abaturage bazindutse guhera saa 9 za mu gitondo, bari mu mabisi atandukanye, aho yabazanye ahangaha. Umuntu yavuga ko ku kigero cya 95-98% iki kibuga, iyi mbuga imaze kuzura. Igisigaye n'abashyitsi bo mu nzego nkuru z'igihugu n'abandi bashyitsi baturutse hirya no hino mu isi. Abashyitsi cyane barimo n'abaza kwita izina abana b'ingagi bakora mu ngeri zitandukanye, haba bakora mu bijyanye n'ubukerarugendo. Hari abakinnyi makipe yakomeye cyane babiciye bigacika nka ba Son Campbell, babiciye muri za Arsenal. Hari abakinnyi baturutse muri za Paris Saint-Germain, hari abo muri basketball. Abo bose nibo basigaye kugera ahangaha, ariko umuntu yavuga ko ku kigero hafi rwose cyegereje na kwijana abaturage bo bamaze kuhagera. Ndagira ngo mbahe imbamutima rero z'abaturage ahangaha mu Kinigi. Byifashe bite? Ubundi ubu bukerarugendo twishimira uyu munsi, usibye kwishima tukabyina tukanezerwa, ariko bwavanye umuturage w'ahangaha ku isaha y'isa 9, ni iki kirimo gutuma abyina muri aka kanya?
yego mu gitondo babakiriye neza umuturage w'ahangaha wese yamaze guhabwa ikawa bafashe ka kofi bameze neza hateguwe amafunguro menshi ku buryo bamaze guhabwa breakfast cyangwa se amafunguro ya mu gitondo andi mafunguro y'isaa sita nayo arateganyijwe niyo mpamvu wumva ko morali rwose morali iri ku rwego rwo hejuru usibye iryo funguro rya mu gitondo nyine ni iki gishobora gutuma umuntu uturiye ibyo birunga uyu munsi wanazindutse ni iki gishobora gutuma rwose uyu munsi afite iyo morale ni ibiki bishimira begere batubwire murakoze cyane ikaze muri waramutse Rwanda kuri televiziyo Rwanda waramutse mwaramutse neza umunsi mwiza wo kwita izina yego murakoze yego mwabukereye murasa neza tubwire abaturage muturiye parike y'igihugu y'ibirunga n'ibiki mwishimira mumaze kugeraho ku buryo uyu munsi rwose ugera mukabukera kugeza naho muzindukiye rubika saa 9 z'ijoro ntimuryame mukazangaha ndakomeza kubisubiramo kuko ibyiza tuyikesha ni byinshi sinabirondora ngo mbivuga aka kanya ntibyashira kuko nzi ko nta minota myinshi wampaye yo kubivuga ariko unyemerere nshime nk'umugore sakora ndayishima nk'umugore ariko by'umwihariko ngashima perezida wa repubulika ndamushima ko yaduhishuye nk'abagore ndi kukubwira ngo unyemerere nshime nk'umugore yaduhaye guhishuka iyo twari turi akaduhishura tukaba tugaragara nk'abandi by'umwihariko rero nkabizana muri sakora kuva tumaze guhishuka ubu sakora ni iki ku batayizi sakora ni ishyirahamwe ribungabunga ibidukikije hano muri parike y'igihugu hano muri parike y'igihugu y'u Rwanda ndagira ngo tubwire ibyo mumaze kugeraho ni ibiki ibyo tumaze kugeraho ni byinshi amashuri amazi ubu buri mudugudu ufite amazi kubera sakora ubwo rero ni ukuvuga ngo nari nshaka kubwira nk'umugore mvuga imvamutima zacu ubwo mvamutima zacu ni ukuvuga ngo nk'umugore ubu ngubu hari amafaranga sakora yadushiriye muri sako kugira ngo buri mugore ayakoreho atere imbere icyo ashaka cyose icyo yifuza agikore ndakumva Maurice urakoze avuze sakora nibuka imishinga y'iterambere itandukanye iyo association itekereza kubera abagejejeho bateganyirizwaga kuba baramaze guhabwa hoteli bari bafatanyije n'umuterankunga ese byabigeze ibigo by'amashuri barabibonye iriya sentire yose y'ibirunga ko yari iteganyirijwe iterambere riteguwe na sakora kuri ubu ngubu byifashe gute urakoze cyane mufite hoteli mwamaze kuyibona twamaze kuyibona rwose irabinjiriza amafaranga twinjiriza niyo mpamvu ubona dukeye n'abana bacu babonye ukuntu bakeye amashuri amazi tukarabira ku gihe nta mwanda ntaki ubwo rero nkakubwira n'icyo cyiza kikireza abagore dufite amafaranga ushaka uragenda ukayashikira muri sako ku nkunga ya sakora ikakubera umwishingizi ntangwa tutanze ibintu ni uburyohe rwose ndakwizeza yuko abagore turakeye abana bacu barakeye barigira ku gihe ubu n'abatumirwa benshi twamaze kuri sakora baraba barimo bageze ku rwego rurerure kubera sakora Maurice na EJD Bibyo ndagira ngo mbabwire ko mu myaka 20 abaturiye iri shyamba rya parike y'igihugu y'ibirunga babitaga abanyeshyamba bazaga mu mujyi wa Musanze abantu bakabita abanyeshyamba kubera ko ahantu hari icyaro kibisi nta gikorwa remezo cyahageraga ariko kubera ubucyarugendo uburyo igihugu cyacu cyabushyizemo imbaraga bugasobanuka aka ni agace gateye imbere kugira ngo uzabone ubutaka bwo gutura cyangwa se bwo guhinga n'ingorabahizi n'umuntu yanakongereraho ko kuba tubasha kuvugana imbona nkubone uriyo ako kanya bitambuka naryo ni irindi terambere mu by'ikoranabuhanga interinete muri iyo myaka byari ikibazo ikoranabuhanga rigera mu kirunga rigera mu kirunga rwagati yego nibigaragaza nyine aho igihugu kimaze kugera cyane cyane cyubaka nyine kibikesha nawe twabona na cyane ko abo bantu ibyo byose n'impamvu hashyizwe imbaraga ni ukugira ngo hanacike n'umuco wa ba rushimusi hanyuma uwo muco bavuye uyu munsi bamerewe bate niba hari n'undi waduha utari uwo muri sakora urakoze cyane hari undi muturage turi kumwe witwa Jean Bosco ndagira ngo noneho utubwire mumaze kugera kuri byinshi imihanda murayivuga mukavuga ngo kaburimbo isigaye isesera hafi no mu ngo zanyu amashuri abana bariga hafi ibitaro n'ibindi byinshi bitandukanye ubu noneho mu bijyanye no kubungabunga parike y'igihugu y'ibirunga abaturage byifashe bite gushimuta byifashe bite mwacitse ukubiri nabyo tuganire murakoze cyane Radio Rwanda ndakumva neza Maurice ukiri kumwe n'uwo nguwo ubundi hari na association bari barashyizeho y'ahantu abahoze ari ba rushimusi bahurira bagakora ibikorwa nabo bibinjiriza mbariza umusaza muri kumwe uti uramutse ubonye nk'inyemera itambuka muri parike
mu rugo hari ifu y'ubugari ntabwo ugira amerwe byifashe bite kwa kundi bajyaga bamanuka mu ishyamba n'agafu kavuga ngo agiye gushakisha amaramuko kuri ubu ngubu byifashe bite amaramuko arashakira hehe urakoze cyane ngo mbere mwanywaga agasosi n'inyama mwishe impongo zo mu birunga ese ubu ngubu iyo zitambutse mufite ubugari mu rugo ntabwo muyirasa umwambi ubwo twinjire mu bijyanye n'uruhare rwanyu mu kubungabunga parike y'igihugu y'ibirunga. urakoze cyane ibyo by'inyama n'isosi uvuga byarakemutse turashimira nyakubahwa perezida wa repubulika intore y'ikirenga waduhaye gahunda ya gira inka reka ngufashe mikoro nta kibazo ku isi yose nta hantu wabona gira inka iyo gira inka rero n'ishyirahamwe ryitwa sakora yaduhaye abaturage ubu buri wese aranywa amata ku gihe nta gwingira nta ki buri ukabona uko nkeye nambaye inkweto ariko perezida wa repubulika afashe uru Rwanda inkweto y'u Rwanda ingabo z'igihugu zibohoje u Rwanda niho twambaye inkweto parike tuyicikamo kugeza amagingo dufite ibyiza byayo tunywa amata abana bakiga na n'ubu ngubu turi kunywa ku mavuta ya parike y'ibirunga. Iyo ubonye umuntu ugerageje kuba yajya guhiga inyamaswa muri parike bigenda bite? Nta wabisenya ndeba ni ugutanga amakuru ku gihe kamagara inzego zibishinzwe zidukuriye zirazi z'umutekano zifite n'ingufu agafatwa akagenda akigishwa akongera akagaruka mu banyarwanda. None se abari abahigi ko bavugaga ko nta wundi mwuga bashobora usibye guhiga kugira ngo babeho uyu munsi niki kibabeshejeho? Uyu munsi parike y'ibirunga ifatanyije na RDB bafashe uburyo bwo gufata abo bantu bose bari abahigi babashyiraho ishyirahamwe. Ni ukuvuga ngo buri wese afite itungo rye yakorora ari inkoko ari inka ari intama amatungo yose magufi. Ni ukuvuga ngo iyo ashaka kurya itungo arikura mu zo yororeye ku giti cye. Bafite na ryashyira hamwe bajya babyinira abacyarugendo bakabona amafaranga akinjira. No kubungabunga parike cyane cyane kuko uzitira urukuta nabyo baha amafaranga ku buryo bituma batorora inyamaswa muri parike. Ni ukuvuga ngo n'umuturage wo hasi abona inyamaswa. Ndakumva neza Bibio yadufashije akaduhuriza ikibazo Maurice yaramubajije na gahunda ya gira inka bazororera kuba arizo zibamara ayo merwe se. Urakoze cyane bagenzi bacu bari i Kigali barimo baratubaza bati babahaye gira inka none iyo nka gira inka zibafasha kugira ngo zibamara yamerwe mwagiraga mujya gushimuta parike bigenda bite cyane. Iyo gira inka yakumiye kuje kurya inyamaswa zo muri parike kuko iyo unyoye amata ukabona umusaruro uva kuri gira inka bituma umenya akamaro ka parike kuko ibikorwa byo kuri parike biba bikugiriye akamaro. Mbega mwaziryaga muzivanye muri parike none ubu musigaye muziyororera inyamaswa se tworora gira inka inyamaswa nta wayikoraho kirazira ko nta wabisenya ndeba abanyarwanda bose barabizi yaba umwana mutoya azi akamaro ka parike. Yego muri hari abantu bahoze ari barushimusi hari abasaza bahoze ari barushimusi kandi bari mu myaka nk'iy'uwo mubyeyi mutubarize cyangwa se nabuze kubashakisha kuri ubu ngubu bari he baracyakora bya bikorwa byatumaga nabo bakora ku kadolari. Kera rwose wabaga ubona umusaza afite inote y'amadolari 20 kandi akubwira ati ngiyi ndayigura ifumbire kubera ko nabyiniye umuzungu. Kuri ubu ngubu babayeho gute abahoze ari barushimusi mu ishyamba? Abo ngabo nyemereye mu kanya gato turaza kuba tubashaka tubahe n'umwanya ahubwo noneho reka turebe uyu ni umuhango witabirwa n'abanyarwanda ariko by'umwihariko kaba n'abandi bashyitsi baturutse ku rwego mpuzamahanga baza ahangaha mu Rwanda baza gusura parike y'igihugu. Abo ngabo ni nabo binjiza n'amafaranga menshi basuye ingagi bakinjiza amafaranga akomoka ku bukerarugendo. Ndagira ngo twakire umwe mu baje muri uyu muhango wo kwita izina uri kubera hano muri Kinigi muri rusange munyemereye kugira ngo tumwakire muri iki kiganiro cya Waramutse Rwanda. Diego, hello, how are you? I am terrific, thank you very much. From which country? Los Angeles, California in the United States. Oh, is it the first time here in Rwanda? No, I have been here a couple of times, and I've already done the gorilla trek the first time I was here, which was life-changing. To experience the gorillas surrounding you in their own environment, it was incredible, absolutely incredible. All right. What impressed you to visit this national park? I think the most important thing is that we are all inhabitants of the planet Earth, and how important it is we respect each other, and how similar the gorillas are to us. So you are here in this ceremony. Is it the first here? This is my first ceremony, but I was here for the gorilla trek, and after having done that, I knew I had to come back for the baby naming. Okay, what's your message today?
The biggest message, I think, is we have a small planet that we all inhabit, animals and humans, and we have to learn to respect each other, to live together, to help each other. And I think that's the most important thing. Okay, are you happy? I am so happy. I have never been happier. Oh, wow. Thank you so much. Thank you very much. Yes, Boris. mumbwirira fatika wa kuri fagitire yanjye urakoze cyane Pio reka tugushimire uteretse mu Kinigi reka twizere ko ubwo n'abari hepfo mu mujyi Musanze biteguye nyemerera ngire ngo Pio niba hari umwe mubo muri kumwe mubo mwari muri kumwe mu kanya yatubwira ko n'abaturage baho ngaho usibye kubona inyungu mu bituruka mu bukerarugendo bo ubwabo bajya gusura izo ngagi. ngira ngo wenda abaturage bahise bajya mu byicaro ariko ngira ngo icyo nababwira mu masegonda make hari byinshi bimaze kugerwaho bakesha ubucyarugendo mu byumweru 2 bishize ngira ngo mwabonye ko banagabanye amafaranga akomoka mu bucyarugendo ni byinshi cyane wenda reka tubasubije umwanya gato kugira ngo ibikorwa birahangaha bize gukomeza ibindi turaza kwigarukaho mu masaha yacu ariko biratangiye bigiye gutangira muri nani Pio unyemerere mbere yuko usoza tubanze tunakubwire ko wambaye neza by the way. Of course ni ibirori wambaye ikirori murakoze cyane ntabwo waza mu muhango ni nambari ikirori kuko nyine no muco wa RBA hamwe na team yose muri gukorana kugira ngo RBA itange amashusho asa neza mu Kinigi reka tubifurize gukora akazi neza kwita izina bize kugenda neza.